ishobora byose. Mana nyemerera umugaragu wawe aciye bugufiya, nawe yemeye kugera ikirenge mu cyawe. Nshatse kugukurikira buri munsi mwambiye. Mukozi w'imamura aho amakuru ngo ushatse kugira gute? None se na n'uyu munsi uracyamukurikira? Inde? Yesu. None se ubu yagukoreye iki ku buryo buri gihe cyose iyo ntagusanze kanyarira ngo usanga kizabonwa, iyo ntagusanze kizabonwa ngo usanga ku rutare? Ubundi iyo mana usenga ni bwoko ki kumariye? Bamubwire rero Yeremiya, Imana narayibonye, nayibonye mu buryo bwinshi butandukanye kandi Imana igira neza. Ijambo ryo mu Befeso riravuga ngo ibice 5 ngo yewe usinziriye kanguka, ngo Kristo abone uko akumurikira. None ushatse kuvuga ko ngewe nsinziriye kubera ko ngewe ndasenga nkaba ntajya mu butayu? Ahubwo kanguka kuko iki nicyo gihe cyo gusenga. Kanguke gutya, kanguka usenge. Iki nicyo gihe cyo gusenga, iki nicyo gihe cyo kuba maso, iki nicyo gihe cyo kwiringira Imana. Nta wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Ubu se nanjye wansengera nkabasha kugira imbaraga zo kujya nzamuka umusozi? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe usinziriye kanguka, ngo Kristo abone uko akumurikira. Iki nicyo gihe cyo gusenga. Ariko reka nkubaze ikibazo kimwe. Uwo Kristo yandutira data cyane rwose, yandutira mama cyane rwose, yandutira abavandimwe cyane rwose. Uwo Kristo ijambo ry'Imana riravuga ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa, ndetse akibagirwa uwo yibyariye, ariko Imana yacu, Imana yakuremye ntabwo yakwibagirwa. Ngaho nsengera nanjye ndebe ko Imana itibagirwa. Nsengera nanjye ndebe ko Imana yangira neza kandi izo mbaraga zo gusenga. Imana iguha imbaraga kandi gukomeze muri iki gihe. Ni ukuri nsengera mukozi w'Imana. Data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose. Mana nyemerera umugaragu wawe aciye bugufiya, nawe yemeye kugera ikirenge mu cyawe, yemeye kugukurikira. Yari yarasubiye inyuma ariko yemeye Uwiteka kongera kugaruka imbere yawe. Ngaho rero numuha imbaraga, muha imbaraga zo kugukurikira, muha imbaraga zo kukumenya, murinde gucika intege. Urakoze Kristo, urakoze kubikoze, urakoze kumuhaye imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana iguhe umugisha. Urakoze mukozi w'Imana. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Urakoze, Yesu aguhe umugisha. Yesu abane nawe kandi agendane nawe. Amen. Muraho neza, Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe, yaba abari mu Rwanda, yaba abari hanze y'u Rwanda, bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abishimire. Aka kanya rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ndumva ndi guhatwa n'umwuka w'Imana ko tuvugana ku ijambo ry'Imana ryo kubwira abantu ngo bakanguke, kuko iyo urebye uri gusanga abantu benshi bacitse intege, uri gusanga abantu benshi banamutse, ariko ntago byagakwiriye ko tunamuka cyangwa ngo ducike intege. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aracyariho, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aracyafite imbaraga, ndagira ngo mbabwire ngo uko yahoze kera akora n'uyu munsi niko akiri, nta kintu na kimwe kimunanira. Tutarasoma ijambo ry'Imana rero ibintu byose tubiragiza Imana ikatujya imbere.
niho bigenda neza. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze, wabanye natwe. Tugiye kuganira ijambo ryawe rero Kristo, ndakwinginze kugira ngo Mana abararyumva ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo unyemerere rishinga imizi mu mitima yabo, bibabere impamba n'urwego bizabageza iwawe mu ijuru. Ngaho Kristo nubane natwe, tuguhaye ikaze n'akari muri iri jambo. Mana nyoborwe n'umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubyumvise kandi kugiye kubana nanjye mu kuvuga ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kubyumvise, amena. Yesu akomeze abahumigisha, akomeze abishimire. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana rero riri mu Befeso, ibice 5 ku murongo wa 14 turageza ku murongo wa 17. Yesu abane namwe. Ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, ngo Kristo abone uko akumurikira. Kanguka wa mukobwa we, kanguka wa musore we, kanguka wa mubyeyi we, kanguka wa mama we. Wibuke isezerano wagiranye n'Imana, wibuka aho wavuganiraga n'Imana. Dukwiye gukanguka kandi dukwiye gusenga. Ukwiriye gusenga ukaba maso, ntucike intege, ugakanguka, reka gusinzira. Hari ahantu wavuganiraga n'Imana, nyamara iyo urebye usanga ntaho mukivuganira. Warasengaga, Imana ikururuka ikakwitaba ikakugirira neza, nyamara wacitse intege. Ibyo ngibyo ntago uwo mwanya ntukiwubona. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, ngo Kristo abone uko ngo akumurikira. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro yongere kwambika imbaraga. Saba imbaraga zo gusenga, saba imbaraga zo kuba mu bihe wabagamo wa muririmbyi we, saba imbaraga zo kuba mu bihe wabagamo wa muhanuzi we, saba imbaraga zo kuba mu bihe wa mukristo we wasengaga, Imana ikakugirira neza. Saba imbaraga kuko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, ngo Kristo abone uko akumurikira. Ngo nuko ngo tugende nk'abanyabwenge, ngo nitukagende nk'abatagira ubwenge. Imana y'amahoro ngo ikomeje kutubwira ngo nitumenye neza ngo icyo umwami wacu ashaka. Ntabwo Kristo agushakaho amafaranga, ntabwo Kristo agushakaho ubwiza, ibyo ntabwo ari byo areba. Imana yacu icyo ishaka ni umutima wawe. Imana yacu icyo ishaka ni uko wongera ugasubira mu bihe wari urimo. Nshuti yanjye, aho uri gucika intege, nyemerera wongere uhaguruke. Ntabwo ari uko Imana yakwibagiwe, ntabwo ari uko Imana yagutereranye. Subiza amaso inyuma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nyamara ngo twebwe ngo dufite ijambo ryahanuwe, ngo rirusha ayandi gukomera, ngo kandi muzaba mugize neza ngo nimuryizera. Nyamaza ibuka nyine amasezerano wagiranye n'Imana, ibuka aho mwavuganiraga ukagirana nayo ibihe byiza. Ndakwinginze kugira ngo yewe usinziriye ukanguke, nyemerera ube mu bihe byo gusenga, kuko iki ntabwo ari igihe cyo kurangara, iki ntabwo ari cyo gihe cyo gucika intege, iki ntabwo ari cyo gihe cyo kwiganyira. Yesu aracyariho, Yesu aracyakora. Nyemerera ushyire imbaraga mu gusenga.
Yesu nashimwe. Nyemerera ushyire imbaraga mu gusenga nshuti yanjye, nicyo cyonyine kizakurengera. Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu irumva. Ijambo ryayo riravuga ngo ukuboko kwayo ntikwaze ngo kunanirwe gukiza, ngo n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Imana yacu irumva kandi ishoboye byose. Ndakwinginze rero aho uri, waba uri mu Rwanda, yaba uri muri Amerika, yaba uri mu bindi bihugu bitandukanye, ndakwinginze kugira ngo wishingikirize kuri Yesu. Haleluya. Ishingikirize kuri Yesu, wa mubyeyi we, azakurengera. Ishingikirize kuri Yesu, azakugirira neza. Wa mukobwa wishingikirize kuri Yesu, azabana nawe. Wa musore we, ishingikirize kuri Yesu, azakuba hafi. Nyemerera wishingikirize kuri Yesu, aho wasinziririye ni wowe uhazi. Nyemerera ukanguke rero, kuko Imana ntabwo ishaka gusinzira. Niryo jambo nkuzaniye aya masaha, niryo jambo nkuzaniye nkubwira ngo yewe usinziriye we, kanguka. Yewe usinziriye, kanguka ngo Kristo abone uko akumurikira. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikwishimire. Imana iguha umugisha. Imana ibane nawe. Imana ikomeze kukugirira neza. Hari ukuntu ucika intege ukavuga ngo Imana yarakwibagiwe. Imana yarakwibagiwe, ntabwo waba ugihumeka. Uracyari mu mbabazi z'Imana, uracyari mu buntu bw'Imana. Aya ni amahirwe ufite. Nimba hari abantu baba babyutse nyamaza inkuru mbi zikaza kuri bo ko byarangiye, ariko wowe ukajya mu kazi kawe, ukajya muri bizinesi zawe, ukajya gucuruza, ukajya mu bintu bitandukanye, ukongera ugataha uri amahoro, ubwo ni ubuntu wagiriwe. Imana yagusize kugira ngo ugire umumaro nyine muri ako kanya yaguhaye. Uyishimishe kandi uyiheshe agaciro. Dushishikarire gushaka Imana cyane. Dushishikarire gushaka Imana mu maso hayo, nayo izaturengera, ntabwo izagutererana. Imana ishimwe kandi Imana ikomeze iguha umugisha. Ndagusabye kugira ngo aho uri hose uve mu byo urimo, uve mu businzi wari urimo, uve mu bujura wari urimo, uve mu busambanyi wari urimo, uve mu kikunde wari urimo, mu kigare wari urimo cyakubuzaga gukorera Imana, cyakubuzaga kuvugira Imana. Ndakwinginze kugira ngo ahantu hose wasinziririye ukanguke Kristo abone uko akumurikira. Umenye neza ibyo umwami wacu ashaka. Numenye ibyo Kristo ashaka, nawe azamenya ibyo ushaka. Numenye ibyo Kristo ashaka, nawe azanezeza umutima wawe. Numenye ibyo Kristo ashaka, nta kintu kizagutungura. Uzabana na Kristo nyine, yaba mu kazi muzabana, yaba mu bucuruzi muzabana, yaba mu bibazo bitandukanye ufite muzabana, azabikemura, kubera ko niwe rufunguzo rw'ibisubizo byawe, niwe mbaraga zawe. Nyemerera rero ukanguke mwene data, nyemerera ukanguke, nyemerera ube maso, nyemerera rwose wongere uhaguruke usenge. Nyemerera wongere uhaguruke winjire mu bihe byo gusenga, ibyo wabagamo mbere, ibyo wabagamo cya gihe, ya majoro wararaga uri gusenga, umva ya mvura yakunyagiraga uri gusenga, wa musozi wuriraga uri gusenga, kwa kwiyiriza ubusa wirizaga ubusa uri guhamagara, uri gusenga, uri kuririra umurimo w'Imana. Ibyo ntabyo ugikora, ni ukubera icyo utakibikora. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rigarutse rikakubwira ngo yewe usinziriye, kanguka. Kanguka Kristo akugirire neza. Kanguka Kristo yongera kugarukeho, asohoza amasezerano yawe, yongera kwishimire. Iyo wishimiwe n'Imana, n'iyo abantu batakwishimira, ntacyo biba bitwaye, upfa kuba wishimiwe n'Imana. Nyemerera ubanze ushake umwanya mu buntu bw'Imana, Imana ikwishimire, ukanguke uyihamagare. Nikwishimira izatuma n'abantu bakwishimira, nikwishimira izatuma ibyawe bigenda neza, nikwishimira nta kintu na kimwe kitazagenda neza, kubera ko yakwishimiye. Izaguha amahoro, izaguha ubuzima. Twese twarabibonye, nawe humura izabiguha. Wicika intege rero ngo yarakwibagiwe. Ni Imana itibagirwa nshuti yanjye, ni Imana itibagirwa, ni Imana
umuntu aribagirwa ariko Imana yacu ntabwo ijya yibagirwa. Yesu rero abagirire neza, Yesu abaha umugisha, Yesu abishimire kandi abambika imbaraga. Nicyo nabasabira, ndabasabira ngo Imana aka kanya ibambika imbaraga aho waba uri hose, aho waba waracitse intege hose. Imana yacu icyo tuyikundira ntabwo ari umuntu wamusaba imbabazi ntaziguhe, ariko Imana yacu iravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze mutsange ndabaruhura. Imana rero ibagirire neza kandi Imana ibishimire, Imana ibarwanirire, Imana ibaneshereze mu nzira zose muri kunyuramo. Imana ibane namwe kandi ibambike imbaraga. Ni ukuri ugaruke kandi ugarukire Uwiteka, nawe azaguha umugisha. Imana rero ibaha umugisha. Reka dusenge kubwira ijambo abaryumvishe, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge mbasabira imbaraga, reka dusenge mbasabira umugisha. Yesu abaha imbaraga kandi akomeze kubana namwe. Imana ibagirire neza. Uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Mana ndagushimye kubwira ijambo unyujijemo, nizeye ntashidikanya ku bwoko bwawe Kristo. Mana bagiye kuryumva urabagirira neza kandi ukabambika imbaraga zawe. Nizeye neza ko uraha umugisha umuntu urabasha kumvira ijambo wese, kubera ko Mana hari ukuntu ugiye kubibutsa ibihe byiza mwagiranye, bigatuma aho bari basinziriye bahava ahubwo bagakanguka bagasubira mu bihe byawe byiza. Urakoze kubwira ijambo, ndakwinginze kugira ngo Uwiteka wishimire ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka uhe umugisha ku muntu urumvira ijambo uwo ari we wese. Nsenze nizeye kubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Amasengesho ntabwo yatuma agira umubyibuho ukabije. Ubundi hari ukuntu nimugende mu mahanga yose mubabwire ubutumwa bwiza. Hari benshi bataramenya Imana, mubabwire ko Yesu ari hafi. Nimugende mu mahanga Kose inkoni ko zitari kuzamo. Iyi YouTube channel uyu munsi ndayizengereza ra. Igiririra hwera. Giye kuba monetize no kujya tuzamuka tunywa amaji. Ariko hari abantu batazayanywa. Yewe nza abantu bagiye banga ko mbaprodinga, nza abandi batansharinga. Urumva? Giye kuba monetize. Ubu tugiye kurya. Wowe gusa ndayikwereka. Ejo bundi nashyizeho akavideo umunsi umwe karebwa n'abantu 100. Kandi mfiteho n'iz'ibihumbi 15. Irenda harabura gato, ariko uyu mwaka birarangira bikunda. Twebwe ikintu tuzakora ibintu by'intuza by'ubibwiriza byinshi, ubuhamya, vuga butumwa. Uzakaza ishusho ajya akora kuyicana. Ishusho aragakora. Ngakunda akaburusheti. Nawe yamunaniye. Ibaza umuntu ufite ibiro bingana kuri unanirwa n'umusore ufite ibiro bingana kuri. Urumva shushu yoroshye. Nanjye ariko mvuze inshuti. Nanjye mvuze inshuti. Kerema ni umusore. Kerema ni umusore.
aravuga ariko n'ibisubizo byaboneka tutaranawuminuka. Ubu ni furaha. Hari umugore umenyereye imisozi uri aho imbere, mwabonye ahantu yashyize agakoni, uri aho ni danje. Ariko hajya ubundi wanyu nihe? Ni ku Kibungo cyangwa ni mu Mutara? Hano hirya se? Uzi ko nari nzi ko ari mu misozi, nabonye ari ahantu h'amataha. Ntabwo uhazi wowe? Nawe niho iwanyu? Ndamukoma. Niba atari ushaka gutanga amakuru. Bose ko buriya duciyeho kuri moto, bari mu myuka sheri muri rwa Bwigobeko, bariyo twigira inyuma. Namwe mwahageze? Ubuse nta kadiho mwankubitira, mwantwikiye mani bose. kugira ngo Yesu ashimwe aho abanza namece Yesu nankamera umace
mukozi w'Imana muri aho amakuru ngo ushatse kugira gute none se na n'uyu munsi uracyamukurikira inde Yesu none se ubu yagukoreye iki ku buryo buri gihe cyose iyo ntagusanze kanyarira ngo usanga kizabonwa iyo ntagusanze kizabonwa ngo usanga ku rutare ubundi iyo mana usenga ni bwoko kikumariye bamubwire rero Yeremiya Imana narayibonye nayibonye mu buryo bwinshi butandukanye kandi Imana igira neza ijambo ryo mu Befeso riravuga ngo ibice 5 ngo yewe usinziriye kanguka ngo Kristo abone uko akumurikira none ushatse kuvuga ko ngewe nsinziriye kubera ko ngewe ndasenga nkaba ntajya mu butayu ahubwo kanguka kuko iki nicyo gihe cyo gusenga kanguke gutya kanguka usenge iki nicyo gihe cyo gusenga iki nicyo gihe cyo kuba maso iki nicyo gihe cyo kwiringira Imana nta wiringiye Imana uzakorwa n'isoni ubu se nanjye wansengera nkabasha kugira imbaraga zo cyane kujya nzamuka umusozi rwose kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe usinziriye kanguka ngo Kristo abone uko akumurikira iki nicyo gihe cyo gusenga ariko reka nkubaze ikibazo kimwe uwo Kristo yandutira data cyane rwose yandutira mama cyane rwose yandutira abavandimwe cyane rwose uwo Kristo ijambo ry'Imana riravuga ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa ngo ndetse akibagirwa uwo yibyariye ariko Imana yacu Imana yakuremye ntabwo yakwibagirwa ngaho nsengera Imana nanjye itibagirwa ngaho nsengera nanjye ndebe ni ko Imana itibagirwa nsengera nanjye ndebe ko iyi Mana yangirira neza ikampa izo mbaraga zo gusenga Imana iguha imbaraga kandi gukomeze muri iki gihe ni ukuri nsengera mukozi uri w'Imana data wa twese mwiza uri Imana ishobora byose Mana nyemerera umugaragu wawe aciye bugufiya nawe yemeye kugera ikirenge mu cyawe yemeye kugukurikira yari yarasubiye inyuma ariko yemeye Uwiteka kongera kugaruka imbere yawe ngaho rero numuha imbaraga zo kugukurikira muha imbaraga zo kukumenya murinde gucika intege urakoze Kristo urakoze kubikoze urakoze kumuhaye imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen Imana iguhe umugisha urakoze mukozi w'Imana nshatse kugukurikira muri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru urakoze Yesu aguhe umugisha Yesu abane nawe kandi agendane nawe amen Thank you.
Yeah.
mukozi w'Imana muri aho amakuru ngo ushatse kugira gute none se na n'uyu munsi uracyamukurikira inde Yesu none se ubu yagukoreye iki ku buryo buri gihe cyose iyo ntagusanze kanyarira ngo usanga kizabonwa iyo ntagusanze kizabonwa ngo usanga ku rutare ubundi iyo mana usenga ni bwoko ki kumariye bamubwire rero Yeremiya Imana narayibonye nayibonye mu buryo bwinshi butandukanye kandi Imana igira neza ijambo ryo mu Befeso riravuga ngo ibice 5 ngo yewe usinziriye kanguka ngo Kristo abone uko akumurikira none ushatse kuvuga ko ngewe nsinziriye kubera ko ngewe ndasenga nkaba ntajya mu butayu ahubwo kanguka kuko iki nicyo gihe cyo gusenga kanguke gutya kanguka usenge iki nicyo gihe cyo gusenga iki nicyo gihe cyo kuba maso iki nicyo gihe cyo kwiringira Imana nta wiringiriye Imana uzakorwa n'isoni ubu se nanjye wansengera nkabasha kugira imbaraga zo kujya nzamuka umusozi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe usinziriye kanguka ngo Kristo abone uko akumurikira iki nicyo gihe cyo gusenga ariko reka nkubaze ikibazo kimwe uwo Kristo yandutira data cyane rwose yandutira mama cyane rwose yandutira abavandimwe cyane rwose uwo Kristo ijambo ry'Imana riravuga ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa ndetse akibagirwa uwo yibyariye ariko Imana yacu Imana yakuremye ntabwo yakwibagirwa ngaho nsengera nanjye ndebe ko Imana itibagirwa nsengera nanjye ndebe ko Imana yangirira neza ikampa izo mbaraga zo gusenga Imana iguha imbaraga kandi gukomeze muri iki gihe ni ukuri nsengera umukozi w'Imana data wa twese mwiza uri Imana ishobora byose Mana nyemerera umugaragu wawe aciye bugufiya nawe yemeye kugera ikirenge mu cyawe yemeye kugukurikira yari yarasubiye inyuma ariko yemeye Uwiteka kongera kugaruka imbere yawe ngaho rero numuha imbaraga zo kugukurikira muha imbaraga zo kukumenya murinde gucika intege urakoze Kristo urakoze kubikoze urakoze kumuhaye imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen Imana iguhe umugisha urakoze mukozi w'Imana nshatse kugukurikira muri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru urakoze Yesu aguhe umugisha Yesu abane nawe kandi agendane nawe amen amasengesho ntabwo yatuma agira umubyibuho ukabije ubundi hari ukuntu nimugende mu mahanga yose mubabwire ubutumwa bwiza hari benshi bataramenya Imana mubabwire ko Yesu ari hafi nimugende mu mahanga gusa inkoni ko zitari kuzamo iyi YouTube channel uyu munsi ndayizengereza ra igiri rirahwera giye kuba monetize no kujya tuzamuka tunywa amaji ariko hari abantu batazayanywa yewe nza abantu bagiye banga ko mbaprodinga nza abandi batansharinga urumva giye kuba monetize ubu tugiye kurya wowe gusa ndayikwereka ejo bundi nashyizeho akavideo umunsi umwe karebwa n'abantu 100 kandi mfiteho n'iz'ibihumbi 15 irenda harabura gato ariko uyu mwaka birarangira bikunda twebwe ikintu tuzakora ibintu by'intuza by'ubibwiriza byinshi ubuhamya vuga butumwa uzakaza ishusho ajya akora kuyicana ishusho aragakora
ngakunda akaburusheti. Nawe yamunaniye. Ibaza umuntu ufite ibiro bingana kuri unanirwa n'umusore ufite ibiro bingana kuri. Urumva shushu yoroshye. Nanjye ariko mvuze inshuti ye. Nanjye mvuze inshuti ye. Kerema ni umusore. Kerema ni umusore. Ariko n'ibisubizo byaboneka tutaranawumenuka. Ni furaha. Hari umugore umenyereye imisozi urawe imbere. Mwabonye ahantu yashyize agakoni. Urawe ni danje. Ariko hajya ubundi wanyu nihe? Ni ku Kibungo cyangwa ni mu Mutara? Hano hirya se? Uzi ko nari nzi ko ari mu misozi nabonye ari ahantu h'amataha. Ntabwo uhazi wowe? Nawe niho iwanyu? Ndamukoma. Niba atari ushaka gutanga amakuru. Bose ko bariya duceho kuri moto. Bari mu myuka. Sheri muri rwa bwigobeko. Bariyo twigira inyuma. Namwe mwahageze. Ubuse nta kadiho mwankubitira. Mwantwikiye mani bose. Ngira ngo Yesu ashimwe aho. Abanza nampe Yesu nankamera umpa Yesu.
Muraho neza, Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe, yaba abari mu Rwanda, yaba abari hanze y'u Rwanda, bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abishimire. Aka kanya rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi ndumva ndi guhatwa n'umwuka w'Imana ko tuvugana ku ijambo ry'Imana ryo kubwira abantu ngo bakanguke, kuko iyo urebye uri gusanga abantu benshi bacitse intege, uri gusanga abantu benshi banamutse, ariko ntago byagakwiriye ko tunamuka cyangwa ngo ducike intege. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aracyariho, ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aracyafite imbaraga, ndagira ngo mbabwire ngo uko yahoze kera akora n'uyu munsi niko akiri, nta kintu na kimwe kimunanira. Tutarasoma ijambo ry'Imana rero, ibintu byose tubiragiza Imana ikatujya imbere, niho bigenda neza. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze, wabanye natwe. Tugiye kuganira ijambo ryawe rero Kristo, ndakwinginze kugira ngo Mana abararyumva ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo unyemerere rishinga imizi mu mitima yabo, bibabere impamba n'urwego bizabageza iwawe mu ijuru. Ngaho Kristo nubane natwe, tuguhaye ikaze n'akari muri iri jambo. Mana nyoborwe n'umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubyumvise kandi kugiye kubana nanjye mu kuvuga ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kubyumvise, amena. Yesu akomeze abaha umugisha, akomeze abishimire. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana rero riri mu Befeso, ibice 5 ku murongo wa 14 turageza ku murongo wa 17. Yesu abane namwe. Ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, ngo Kristo abone uko akumurikira. Kanguka wa mukobwa we, kanguka wa musore we, kanguka wa mubyeyi we, kanguka wa mumama we. Wibuke isezerano wagiranye n'Imana, wibuke aho wavuganiraga n'Imana. Dukwiye gukanguka kandi dukwiye gusenga. Ukwiriye gusenga ukaba maso, ntucike intege, ugakanguka, reka gusinzira. Hari ahantu wavuganiraga n'Imana, nyamara iyo urebye usanga ntaho mukivuganira. Warasengaga, Imana ikururuka ikakwita, bikakugirira neza, nyamara wacitse intege. Ibyo ngibyo ntago, uwo mwanya ntukiwubona. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, ngo Kristo abone uko ngo akumurikira. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro yongere kwambika imbaraga. Saba imbaraga zo gusenga, saba
saba imbaraga zo kuba mu bihe wabagamo wa muririmbyi we, saba imbaraga zo kuba mu bihe wabagamo wa muhanuzi we, saba imbaraga zo kuba mu bihe wa mukristo we wasengaga Imana ikakugirira neza. Saba imbaraga kuko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, ngo Kristo abone uko akumurikira, ngo nuko ngo tugende nk'abanyabwenge, ngo nitukagende nk'abatagira ubwenge. Imana y'amahoro ngo ikomeje kutubwira ngo nitumenye neza ngo icyo umwami wacu ashaka. Ntabwo Kristo agushakaho amafaranga, ntabwo Kristo agushakaho ubwiza, ibyo ntabwo ari byo areba. Imana yacu icyo ishaka ni umutima wawe. Imana yacu icyo ishaka ni uko wongera ugasubira mu bihe wari urimo. Nshuti yanjye, aho uri gucika intege, nyemerera wongere uhaguruke. Ntabwo ari uko Imana yakwibagiwe, ntabwo ari uko Imana yagutereranye. Subiza amaso inyuma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nyamara ngo twebwe ngo dufite ijambo ryahanuwe ngo rirusha ayandi gukomera, ngo kandi muzaba mugize neza ngo nimuryizera. Nyamaza ibuka nyine amasezerano wagiranye n'Imana, ibuka aho mwavuganiraga ukagirana nayo ibihe byiza. Ndakwinginze kugira ngo yewe usinziriye ukanguke, nyemerera ube mu bihe byo gusenga, kuko iki ntabwo ari igihe cyo kurangara, iki ntabwo ari cyo gihe cyo gucika intege, iki ntabwo ari cyo gihe cyo kwiganyira. Yesu aracyariho, Yesu aracyakora. Nyemerera ushyire imbaraga mu gusenga. Yesu nashimwe. Nyemerera ushyire imbaraga mu gusenga nshuti yanjye, nicyo cyonyine kizakurengera. Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu irumva. Ijambo ryayo riravuga ngo ukuboko kwayo ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza, ngo n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Imana yacu irumva kandi ishoboye byose. Ndakwinginze rero aho uri, waba uri mu Rwanda, yaba uri muri Amerika, yaba uri mu bindi bihugu bitandukanye, ndakwinginze kugira ngo wishingikirize kuri Yesu. Haleluya. Ishingikirize kuri Yesu wa mubyeyi we, azakurengera. Ishingikirize kuri Yesu, azakugirira neza. Wa mukobwa wishingikirize kuri Yesu, azabana nawe. Wa musore we ishingikirize kuri Yesu, azakuba hafi. Nyemerera wishingikirize kuri Yesu. Aho wasinziriye ni wowe uhazi. Nyemerera ukanguke rero, kuko Imana ntabwo ishaka gusinzira. Niryo jambo nkuzaniye aya masaha, niryo jambo nkuzaniye nkubwira ngo yewe usinziriye we kanguka, yewe usinziriye kanguka, ngo Kristo abone uko akumurikira. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikwishimire, Imana iguha umugisha, Imana ibane nawe, Imana ikomeze kukugirira neza. Hari ukuntu ucika intege ukavuga ngo Imana yarakwibagiwe. Imana yarakwibagiwe ntabwo waba ugihumeka. Uracyari mu mbabazi z'Imana, uracyari mu buntu bw'Imana. Aya ni amahirwe ufite. Nimba hari abantu baba babyutse nyamaza inkuru mbi zikaza kuri bo ko byarangiye, ariko wowe ukajya mu kazi kawe, ukajya muri bizinesi zawe, ukajya gucuruza, ukajya mu bintu bitandukanye, ukongera ugataha uri amahoro, ubwo ni ubuntu wagiriwe. Imana yagusize kugira ngo ugire umumaro nyine muri ako kanya yaguhaye, uyishimishe kandi uyiheshe agaciro. Dushishikarire gushaka Imana cyane, dushishikarire gushaka Imana mu maso hayo, nayo izaturengera, ntabwo izagutererana. Imana ishimwe kandi Imana ikomeze iguha umugisha. Ndagusabye kugira ngo aho uri hose uve mu byo urimo, uve mu businzi wari urimo, uve mu bujura wari urimo, uve mu busambanyi wari urimo, uve mu kikunde wari urimo, mu kigare wari urimo cyakubuzaga gukorera Imana, cyakubuzaga kuvugira Imana. Ndakwinginze kugira ngo ahantu hose wasinziririye ukanguke, Kristo abone uko akumurikira. Umenye neza ibyo umwami wacu ashaka. Numenye ibyo Kristo ashaka, nawe azamenya ibyo ushaka. Numenye ibyo Kristo ashaka, nawe azanezeza umutima wawe. Numenye ibyo Kristo ashaka, nta kintu kizagutungura. Uzabana na Kristo nyine, yaba mu kazi muzabana, yaba mu bucuruzi muzabana, yaba mu bibazo bitandukanye ufite muzabana, azabikemura kubera ko niwe rufunguzo rw'ibisubizo byawe,
niwe mbaraga zawe. Nyemerera rero ukanguke mwene data, nyemerera ukanguke, nyemerera ube maso, nyemerera rwose wongere uhaguruke usenge, nyemerera wongere uhaguruke winjire mu bihe byo gusenga, ibyo wabagamo mbere, ibyo wabagamo cya gihe, ya majoro wararaga uri gusenga, umva ya mvura yakunyagiraga uri gusenga, wa musozi wuriraga uri gusenga, kwa kwiyiriza ubusa wirizaga ubusa uri guhamagara, uri gusenga, uri kurira umurimo w'Imana, ibyo ntabyo ugikora. Ni ukubera icyo utakibikora. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rigarutse rikakubwira ngo yewe usinziriye, kanguka, kanguka, Kristo akugirire neza, kanguka, Kristo yongera kugarukeho, asohoze amasezerano yawe, yongera kwishimire. Iyo wishimiwe n'Imana, n'iyo abantu batakwishimira, ntacyo biba bitwaye, upfa kuba wishimiwe n'Imana. Nyemerera ubanze ushake umwanya mu buntu bw'Imana, Imana ikwishimire, ukanguke uyihamagare. Nikwishimira izatuma n'abantu bakwishimira, nikwishimira izatuma ibyawe bigenda neza, nikwishimira nta kintu na kimwe kitazagenda neza, kubera ko yakwishimiye. Izaguha amahoro, izaguha ubuzima, twese twarabibonye, nawe humura izabiguha. Wicika intege rero ngo yarakwibagiwe. Ni Imana itibagirwa nshuti yanjye, ni Imana itibagirwa, ni Imana. Umuntu aribagirwa ariko Imana yacu ntabwo ijya yibagirwa. Yesu rero abagirire neza, Yesu abaha umugisha, Yesu abishimire kandi abambika imbaraga. Nicyo nabasabira, ndabasabira ngo Imana aka kanya ibambika imbaraga aho waba uri hose, aho waba waracikiye intege hose. Imana yacu icyo tuyikundira ntabwo ari umuntu wamusaba imbabazi ntaziguhe, ariko Imana yacu iravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze mutsange ndabaruhura. Imana rero ibagirire neza kandi Imana ibishimire, Imana ibarwanirire, Imana ibaneshereze mu nzira zose muri kunyuramo. Imana ibane namwe kandi bambike imbaraga. Ni ukuri ugaruke kandi ugarukire Uwiteka, nawe azaguha umugisha. Imana rero ibaha umugisha. Reka dusenge. Kubwira ijambo abaryumvishe, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge mbasabira imbaraga, reka dusenge mbasabira umugisha. Yesu abaha imbaraga kandi akomeze kubana namwe. Imana ibagirire neza. Uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Mana ndagushimye kubwira ijambo unyujijemo, nizeye ntashidikanya ku bwoko bwawe Kristo. Mana bagiye kuryumva urabagirira neza kandi ukabambika imbaraga zawe. Nizeye neza ko uraha umugisha umuntu urabasha kumvira ijambo wese, kubera ko Mana hari ukuntu ugiye kubibutsa ibihe byiza mwagiranye, bigatuma aho bari basinziriye bahava, ahubwo bagakanguka bagasubira mu bihe byawe byiza. Urakoze kubwira ijambo, ndakwinginze kugira ngo Uwiteka wishimire ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka uhe umugisha ku muntu urumvira ijambo uwo ari we wese. Nsenze nizeye kubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.